akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Mwese abaduteze amatwi muri aka kanya turabaramukije mu izina rya Yesu Uwiteka abahire. Uyu ni wa mwanya mukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana kuri cano ivugurura n'ubugorozi. Uwo mwumva muri aka kanya mugirana ikiganiro ni Nzitonda Ildefonse. Insanganyamatsiko tugira ngo twabazaniye ngo tuganireho iratubwira ngo kuvuga kw'Imana muri iki gihe. Impamvu ari byiza ko tuyiganiraho nuko abantu benshi muri iki gihe barimo bumva bakeneye Imana ivuga bakeneye Imana ibaganiriza rwose, bakeneye kuyihamagara kugira ngo bajyane mu tuntu twari two twose, ariko imbona nkubone nk'uko bagendana n'umuntu. Ahari ubwo niko mbyibwira. Dushaka kugira ngo rero turebe dukurikije ijambo ry'Imana mbese ryavuze rite uko igomba kubana natwe muri iki gihe, mbese uko yabanye n'abakurambere babanje bo nukuye, kugira ngo twitege uko igomba kubana natwe n'ubundi muri iki gihe. Mbere yuko turi buze gusesengura iyo nsanganyamatsiko, reka tubanze dusenge. Turagushimye Data dukunda uri mu ijuru neza n'uburinzi bwawe byabanye natwe ukaba ukiduhaye kubaho nuko dufitiye umugambi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waradukunze urukundo rutagabanije utanga umwana wawe nta kabuza, utubikiye ubugingo buhoraho, nabyo turabigushimiye. Imitego y'umwanzi nayo ni myinshi, turagusabye kugira ngo utwuzuze imbaraga y'umwuka wera ituma dushobora kuyitahura, kandi uduhe kukwiringira no kwiringira ijambo ryawe kugira ngo nutugeza ku nsinzi tuzabishimire izina ryawe. Dusaba uwumvira ijambo wese kugira ngo umushoboze kukumenya by'ukuri, ashobore kurindwa akaga k'iminsi y'imperuka, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tubibabwiye mu insanganyamatsiko tugira ngo tuganireho iravuga kuvuga kw'Imana muri iki gihe. Abantu benshi bakeneye kuganira nayo rwose, kandi ni byiza cyane. Ariko hari icyo kwibazwa, abantu benshi baravuga bati turashaka cyangwa se dukeneye Imana ivuga ndetse ku buryo hari n'abantu bavuga bati twageze aho Imana ivuga iba, aho ahandi ho nta Mana ivuga ihari. Rwose bati Imana ntabwo ari ikiragi. Ukumva bafite rezo, ariko se ivuga ite? Icyo nacyo nicyo kwibazwaho. Turi buze kureba ibintu nibura bigera muri 4 tugiye kuganiriraho. Icya mbere ni ukwibaza Imana ivuga ite kandi ivugira muri bande. Iki ni ikibazo cyo kubanza kwibazwa. Noneho icya kabiri, kuba Imana ivugira muri wowe biguha ubwishingizi kuri uwayo cyangwa kuri umuhanuzi? Ako nako ni akandi kabazo turi buze kurebera hamwe. Turareba niba aho yavugiye hose yaragiye ivugira mu byo ibanje kweza. Icyo ni ikibazo turi buze kwibaza mu nsanganyamatsiko ya hano. Icya gatatu, ibimenyetso kuri umuhanuzi w'ukuri ni ibihe? Nabyo turi buze kubirebera hamwe. Icya kane turi buze kwibazaho, none se Satani yavuga mu izina ry'Imana cyangwa rya Yesu? Nabyo turareba niba bishoboka cyangwa bidashoboka. Uyu munsi ubwo igihe cyose haje ijambo rivuga ngo
njyewe Imana, niba tuzaje turikiriza ngo yego amen, nabwo ubwo turi buze kubireba. Kandi noneho turi buze kureba nyakuri aho usuzumira, ubwo turi buze kurangiza wamaze kumenya aho ushobora gusuzumira ukamenya niba uri kumwe n'Imana uyu munsi cyangwa se uri kumwe n'umwanzi, cyangwa se uburyo ushobora gukorana n'Imana n'uburyo ushobora gukorana n'umwanzi, ariko mu izina rya Yesu. Noneho aka kabazo ka mbere turakibaza, buri wese akibaze, none se Imana ivuga ite kandi ikavugira muri bande? Imana ifite uburyo bwinshi yagiye ivuga, bwo ntari butindeho. Yavuze amategeko ku musozi Sinayi ikoresheje akanwa kayo, yabwiye Abisirayeli ikoresheje Mose, ubundi na Aroni, ubundi yavuze ikoresheje abahanuzi, ndetse iravuga ngo nihaba hari umuhanuzi muri mwe. Ibyo byo muzabisoma mu gitabo cyo Kubara, igice cyaho ndumva gishobora kuba ari icya 12. Ndasomera ijambo nihuta. Igice cya 12 tubwirwa mw'iri jambo, Uwiteka aravuga ati, muri mwe nihaba harimo umuhanuzi nzamwiyerekera. Muzayisoma mu gice cya 12 rwose. Muri mwe nihaba harimo umuhanuzi, mu nzozi niho nzamwiyerekera. Ubwo no mu nzozi Imana mwavuganiramo. Aho hose ishobora kuhavugira, yanakwiyereka nk'uko yiyeretse Mose, yakwiyerekera mu nzozi, yagukoresha n'indi mirimo ikomeye. Ikindi, ishobora no gukorana nawe mu buryo bw'umutimanama, nk'uko Yesu yavuze ko burya ibikorwa by'Umwuka Wera ko akorera muri wowe iteka bijya bigaragara, ariko uburyo yagukoreyemo byakaba atari ihame ngo bimenyekane. Uko niko Yesu yavuze muri Yohana 3 ati, umuyaga wumva guhuha kwawo ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Uko niko n'uwabyawe n'Umwuka amera. Kandi ubwo wabyawe n'Umwuka muri kumva ko ntabwo yaba ari kuvugana n'indi mbaraga itari y'Imana. Noneho ubwo inzira zishobora kuba nyinshi. Ya mbere ushobora kuvugana nayo, iya kabiri yavugira mu bandi ikavugana nawe nabwo mukaba muvuganye, icya gatatu ishobora gukorera mu buryo bw'Umwuka Wera, mu buryo bw'ibanga cyangwa se ijwi ryongorera mu mutima wawe ku buryo nta wundi wabimenya, ariko wowe ukaba wanavuganye nayo. Ishobora no kugutumaho undi, nk'uko Dawidi yatumweho na Natani, cyangwa se n'abandi bahanuzi batumwe kuri ba Ahabu. Ibyo byose tubyemere, ariko ingorane ziriho muri iki gihe nuko hakenewe, nuko abantu bumva bagomba kuba ba Eliya, bagomba kuba ba Elisa, bagomba kuba ba Mose gusa. Ntabwo bakeneye bo kugira ngo babe babwirwa n'Imana, babe ba Dawidi nabo batega amatwi bumve. Iki ni ikibazo. Noneho kandi abantu nabwo turi buze kubona ko hari n'ubundi buryo Imana ishobora gukora ivuga, ariko abantu nabo bakomeje kumva batakwemera ubwo buryo bundi Imana yavuze, ahubwo bakeneye gusa ubwo bishyiriyeho. Wowe waje kuvugana n'Imana ukayisaba uko izavugana nawe? Oya, niba Imana irategekwa se, mugomba kujya inama y'uburyo izagukoreramo n'uburyo izakoresha. Iryo somo nabwo ubwo naryo tuzarikenera. Ngiye ku kagingo ka kabiri. Kuba Imana ivugira muri wowe biguha ubwishingizi kuri wayo cyangwa se kuri umuhanuzi? Ni ikibazo kigomba kwibazwa. Aha ndasubiza ngo oya, Imana ishobora kuvugira muri wowe nta sano ufitanye nayo. Ndakivuga, muzagisoma mu gitabo cyo Kubara 22. 22. Iki cyari igitangaza Imana ho yavugiye no mu ndogobe, kuko ntabwo indogobe namwe muzi yuko ari inyamaswa itavuga, ariko umunsi umwe yaravuze, kandi
iri kubwira umuntu burya ntaho Imana itakorera. Ndasoma 22 mpere kuri uyu murongo haranditse hati 22 umurongo waho ndasoma mpere kuwa 27. Iyo ndogobe ibonye marayika w'Uwiteka iryama ihetse Balamu, uburakari bwa Balamu burakongezwa, ayikubita inkoni. Uwiteka abumbura akanwa k'iyo ndogobe, ibaza Balamu iti umpoye iki kunkubita kagatatu? Balamu arayisubiza ati nguhoye kunsuzugura, kutagira inkota mba nkwishe. Indogobe ibaza Balamu iti sindi indogobe yawe ije iguheka iteka nkageza kuri uyu munsi? Hari ubundi nigeze kukugirira ntyo? Arahakana ati oya. Iri jambo muraryumvise mwabantu mwe? None se iyi ndogobe yakiriye gihe n'umuhanuzi n'uwera, ubwo tuvuge ko yabaye umukiranutsi, turayita iki? Bantu mujya kuraguza ndagira ngo hamunyumve. Ndavuga abajya kuraguza kuko buno impamvu byise kuraguza, hariho ubupfumu bwinshi bugezweho mu izina rya Yesu, bukaba buteye akaga kuruta ubupfumu bwariho bw'abapagani. Buteye akaga kuruta ubupfumu bwariho mu gihe cy'abapagani. Abantu bashaka ngo kuvugana n'Imana gusa. Iyi ndogobe Imana yivugiyemo ubwo ibaye umuhanuzi, ubwo irejejwe, ibaye icyaremwe gishya nayo. Icya kabiri, urwa mbere rw'Abami 13, mbese kuba Imana ikuvugiyemo bisobanuye kubaye umuhanuzi cyangwa bikugize umuntu w'Imana? Oya da. Ndasoma aya magambo ari muzayisoma mu rwa mbere rw'Abami 13 umurongo waho wa 11, uko umuntu utumviye itegeko ry'Imana yishwe n'intare. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli. Ariko uyu muhanuzi w'umusaza ntabwo yari umuhanuzi w'Imana. Aha mu byumve, umwe wo mu bahungu be araza amurondorera iby'uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli uwo munsi, n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se. Se arababaza ati aciye mu yihe nzira? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Sabwira abahungu bati nimunshyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyira amatandiko ku ndogobe ayigendaho. Akurikira uwo muntu w'Imana amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera. Aramubaza ati mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati ninjye. Aramubwira ati ngwino dusubire muhira ufungure. Aramusubiza ati sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi inaha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya, simpanywera n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubize inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura umujyane iwawe arye kandi anywe. Ariko yaramubeshyaga. Ijambo ni icyitonderwa. Ariko yaramubeshyaga.
ndagira ngo mwumve ijambo rikomeye rero. Noneho nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa, bakicaye ku meza. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye, atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe yagutegetse, ariko ukagaruka ukariraho yakubujije, ukahanywera, kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sekuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, we wa wundi wamugaruye amushyira amatandiko ku ndogobe, aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi irambarara mu nzira. Ikibazo gikomeye cyane. Ndasoma aya magambo aboneka mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, ipaji yaho ya 54. Ubwo nasomye iki Kinyarwanda, akaba ari icyigisho cya gatandatu, icyigisho cya karindwi cyitwa Yerobowamu. Ndasoma mw'iri jambo muryumve neza. Kubera ko umuhanuzi nyakuri yemeye gukora ibihabanye n'umurongo yari yabwiwe gukurikiza, Imana yemeye ko agerwaho n'igihano cy'igicumuro cye. Igihe umuhanuzi w'Imana n'uwari umurarikiye kugaruka i Beteli bari bicaye basangira, ihishurirwa riturutse ku Ushobora byose ryaje kuri uwo muhanuzi w'ibinyoma, maze atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze. Ndashaka kuvugira ijambo gusa, umuhanuzi w'ibinyoma, kuko n'ijambo rirasobanutse, yaramubeshyaga. Se w'ababeshyi ninde? Ni Satani. Bisobanuye ngo umuhanuzi yakoreraga Satani, ariko Imana imuvugiyemo. Gusa none ubwo turi buze kubyifatamo dute? Icyo twemeza cyo ni kimwe, kuba Imana yakuvugiyemo, yagukoreyeho ibitangaza, yagukoreye ibitangaza, yagukijije wari urwaye. Ubwo ntabwo ari bwo buhamya. Ugomba kubwira abandi ko Imana igira neza, ariko ntabwo ugomba kuyibwira ngo ubwo uw'Imana ngo kubera yagukoreye ibitangaza. Ishobora no kubigukorera, nyamara kuba yarabigukoreye ntabwo ari uko wari ukiranutse. Ibyo byumvikane neza. Kuba yaragukoreye ibitangaza no gukiranuka kwawe ari kuba, ntabwo bisobanuye ngo nibyo yahereyeho. Ubwo ni ibintu bibiri. Imana ishobora kugukorera ibitangaza, ishobora kukuvugiramo, ishobora no kugukoreraho imirimo ikomeye, ariko ibyo ntibisobanuye kubaye uwayo, kuko n'umuhanuzi w'ibinyoma yaramwifashishije. Akagingo kwa kabiri ntabwo ngatindaho, ubwo byumvikane neza noneho ko bantu bose turi buze kubibona bahanura, ntabwo bisobanuye ko bakoreshwa n'Imana. Na Satani yabakoresha bagahanura. Ikindi, bashobora no guhanura. Niba tubonye hari abahanuye bakoreshejwe n'Imana, ariko ntibibaho ubwishingizi bwo kuba b'Imana, ahubwo bakaba barataye abantu b'Imana mu mutego. Kuki none uvuze wese ngo ni Imana yamutumye mujya mumwiringira, mubikura hehe? Icyo ni ikibazo gikomeye. Ibimenyetso kuri umuhanuzi w'ukuri ni ibihe? Ibimenyetso by'ukuri umuhanuzi w'ukuri byo byaba ari ibihe? Turi buze kubireba twifashishije Bibiliya. Icya mbere turagisoma mu Gutegekwa kwa kabiri, igice cyaho ni icya 18. Handitswe mw'iri jambo rikurikira, umurongo waho wa 20 niho mpera. Haravuze ngo, ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye, cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Ubwo ni ibintu bibiri.
yihimbiye ibintu abivuga mu izina ry'Imana cyangwa bivuga mu izina ry'izindi mana. Aha hari ibintu bibiri ubwo bitandukanye. Waba ubivuga ubihimbye, waba mu izina ry'Imana ubwayo, wabihimba mu izina ry'izindi mana, uzapfa. Kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze? 22. Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Ariko rwose ndagira ngo hari abantu, ubwo abacana murengana abaherukana, hari abantu bagiye bavuga ngo ikinyagihumbi ngo muri uyu mwaka kizatangira, ngo ikinyagihumbi ngo muri uyu mwaka kizatangira. Babivuze inshuro zirenga 10, ariko abantu ntibatahura, baracyabakurikiye. Ngo ubwo ikinyagihumbi ngo cyatangiye buno, ngo umutekano ugiye kubaho, ngo impanuka zigiye kugabanuka, ubwicanyi bugabanuke, ahubwo bikikuba. Ariko umuntu agakomeza ati ndakurikiye. Ubwo ibyo bahanuye ko bitabaye, ubwo ni abahanuzi b'ukuri se? Ntabwo ari ab'ukuri rwose. Ndibuze kuvuga ibimenyetso bigera muri 4, utagira ngo ni icyo kimwe, ngo ubwo nuhanura bigacamo ngo bizaba bibaye byo. Nabyo ntabwo ari byo, kuko n'uriya muhanuzi w'ibinyoma yarahanuye bicamo, ariko yakomeje kuba uw'inyuma, uzarimbuka. Icya kabiri turagisoma mu gice cya 13 cyo gutegekwa kwa 2, uhereye ku murongo wa 1, ariko uwo ndaba nshaka cyane nuwo hepfo. Haravuze ngo, ndahera kwa 2. Muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurozi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora. Bantu mwe munyumve neza, umuntu ashobora kuvuga ikimenyetso cyangwa igitangaza kigasohora, ariko ntabwo bimugize uw'Imana. Mwumva uyu murongo, icyo yakubwiye agira ati duhindukire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere. Noneho burya umuhanuzi w'ukuri ashobora kuvuga ikintu, ariko muri uko kukivuga akaba ari gutuma uba ikigande ku Mana. Ntuzemera amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murozi, kuko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondera amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Aha haratangaje cyane. Mbese ubwo noneho ndagira ngo mpite nkuba kiremwa agakato. Abantu bose bahanura, ariko batabwiriza ko abantu bagomba kumvira amategeko y'Imana uko yakabaye, 10 nk'uko aboneka mu Kuva 20. Nkurikije iri somo, abo bose bahanurira kugira ngo bayobye abantu kumvira Imana, kuko muri Yakobo 2:10 haranditse ngo uwica rimwe ryo muri ayo mategeko yose aba yishe. Kuko wavuze ngo ntukibe, ni wavuze ngo ntugasambane, uvuze ngo ntugasambane, ni wavuze ngo ubuke kweza umunsi w'isabato. Nudasambane ariko ukica isabato, uzaba unacumuye amategeko. Aho ndahavuga mpashikamiye humvikane umuntu utuma abantu bamukurikira, ariko bari kugandira amategeko y'Imana. Ikimenyetso simusiga n'umuhanuzi w'ibinyoma. Kuko ndasubira mw'iri jambo, ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondera amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Uyu rero yavuze ikintu cyangwa igitangaza ngo kirasohora, ariko mu gusohora kwacyo arayobya abantu ntibitondere ibyo Imana yavuze. Icyo kirahagije ngo uwo muntu aba ari umuhanuzi w'ibinyoma. Icya gatatu, ubwo icya mbere twabonye ni igihe avuze ibintu ntibibe. Icya kabiri ni igihe avuze ibintu bikaba,
ariko bitarayobora abantu kukubaha Imana. Kandi n'ubundi Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntawe usoroma. Mbese niba umuntu arangwa no kwica amategeko y'Imana ubwo ari kuvugira Imana ate? Ariko abantu bagiye bareka kubeshya abantu koko. Wifatanije uri kuvuga ngo uri kuvugira leta, ariko mu byo uri kuvugira leta ifite amabwiriza, ifite mu mategeko yashyizeho, mu itegeko nshinga harimo ingingo 20. Wowe ebyiri wazishyize ku ruhande cyangwa imwe urayirwanya, warangiza ukajya kuvuga 19 ngo hasigaye ngo ubwo Imana yabyemera. Ubu mu gihugu nubwo umuganda ari ikintu cyoroheje, habonetse umuntu ugenda ari kuvuga ngo umuganda mukawemere, mutange imisanzu, mufashe, mutange imisoro, umuganda wo muzawihorera, ariko atari ko leta yamutumye. Yafatwa mubanza agafungwa, cyangwa se bavuga bati uko biri kose imisoro yarinjiye nta kibazo mu mwihorere, nta kabuza yafunga. Yakatirwa urukomeye. Mwese wo kugenda urabwiriza mu mategeko Imana yivugiye n'akanwa kayo, ugakuramo 1 cyangwa 2. Umara kuyakuramo ukavuga ngo kandi uri ngukuri kwamamaza ingoma y'Imana itagira amategeko ibaho. Aho hari ikibazo. Noneho nasomye ku ngingo ya 3. Iya 3 iraboneka muri Yesaya, niyo ngiyo Yesaya 8:20 handitsweho iri jambo, ngira ngo abantu bose baryumve neza. Ryanditse rivuga ngo 8:20, ariko ndibuze guhera 19. Kandi nibababwira ngo nimushaka abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiriye kubaza Imana yabo bakaba ari gushaka Imana yabo akaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa bapfuye? Nimusanga amategeko y'Imana nibiyahamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Muri Bibiliya y'Ikirundi baravuze ngo nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo bazaba mubwira ntibuke. Ni mu mwijima w'icuraburindi. Nimusanga amategeko y'Imana nibiyahamya. Ngaho ugomba gusuzumira abahanuzi b'ibinyoma ha 3, nukureba niba bumvira ibihamya Imana n'amategeko yayo. Ahubwo nta museke uzabatambikira, ahubwo bazanyura mu gihugu ari abihebe n'abashonje, maze nibasonza bazarakara bavuma umwami wabo n'Imana yabo. Bazararama barebe hejuru, barebe no hasi ku isi, icyo bazabona ni amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire, maze bazirukanirwa mu mwijima w'icuraburindi. Abo ni abantu bavuga ngo bari kuvugira Imana, ariko barenze ku bihamya Imana n'amategeko yayo. Ndagira ngo nsome irya nyuma. Aha twarebaga abahanuzi, ibimenyetso by'abahanuzi b'ukuri. Icyambere ni ukuba ibyo bavuga biri busohora. Icya kabiri ni ukuba ibyo bavuga bidatuma abantu bakurikira izindi mana, ahubwo biyobora abantu ku Mana nyir'ijuru. Icya gatatu ni ukuba ibyo bavuga biyobora abantu kukumvira Imana n'ibihamya Imana. Icya kane ni ukuba abo bantu bafite ubutumwa rusange bureba isi mu gakiza ka mwene muntu. Urwa mbere rw'Abakorinto 14 umurongo wa 3, ngibi ibibaranga, haravuze hati 14 umurongo waho wa 3 haranditse ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Uyabazanye umuti. Ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura, ngo kuko Marayika nawe yabwiye Daniyeli ati nzanwe no kugira ngo nkungurire ubwenge bwawe
n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Mbese kubungura nibura ukaba ugiye kubasobanurira ibyahishuwe 13 tuhabwirwa inyamaswa n'akaga izateza, ariko urahagera ngo uri umuhanuzi warangiza uti dusome mu byahishuwe 13 umurongo waho, nuko mbona inyamaswa iva mu nyanja, ati bene data iyo nyamaswa izaba ikarishye, uti haleluya, abandi bati amen. Ukagarukira aho ngaho iyo nyamaswa ntumenye ngo ni iyihe, ikimenyetso cy'inyamaswa ntumenye ngo ni ikihe, kandi abazagishyirwaho bazahura n'umujinya w'Imana. Wa muntu uri guhanura ibiki kandi no gusobanukirwa n'iby'Imana byarakunaniye? Ni ngombwa ngo abantu bamenye akaga bariho bagahumbya. Warangiza ukabahanurira bamwe ngo ni amahoro, abandi ukabahanurira muzabyara, abandi mukabahanurira muzatunga, abandi ukabahanurira muzacuruza. Muri isi igiye kurimbuka bazacuruza mw'ibiki, ku buryo ari cyo kibazo isi ifite. Ubwenge bwe n'impano Imana yamuhaye bizatuma acuruza yunguke, ni impano y'Imana, ntabwo bizaturuka kuri wowe. Uramubeshya wowe, ubwo uri kumva utari kumubeshya. Imana yagennye amahirwe nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umubwiriza, abanyembaraga sibo babona ubutunzi cyangwa se abanyabwenge, ahubwo ibihe n'ibigwirira abantu biba kuri bose. Ubwo imigisha Imana yawuguhaye ntabwo binyurira mu mupfumu cyangwa mu muhanuzi, urawubona kuko yawukugeneye. Waba uyubaha utayubaha, ahubwo izakubaza uko wakoresheje ayo mahirwe yaguhaye. Impano zitangwa n'Imana, ntihakagire ubeshya ko afite uburenganzira butanga impano mw'abantu. Ndagira ngo rero aho turahavuye, ahubwo tugiye ku kagingo ka nyuma kavuga ngo none se Satani nawe yavuga mu izina ry'Imana? Yego, ahubwo cyane. Matayo 24, aha ndagerageza kwihuta. Matayo 24, dufatanyira ijambo riravuze igice cyaho cya 24 umurongo wa 5. Ni Yesu wabyivugiye, aravuze ngo kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni nje Kristo, bazayobya benshi. Ntabwo bazaza ari bake. Ijambo ndagira ngo muryumve, kuko benshi bazaza. None kuki babaye benshi kandi bose bakaza bari kwita izina rya Yesu? None ukaba uri guhumbahumba ngo uriya ni umuntu w'Imana, ngo yavuze ngo birasohora, nuriya ngo yavuze ngo biremera, nuriya ngo yavuze ngo... wa muntu ubwo niki uko ibyo yavuze bikemera? Wabigenjuje ibyanditswe? We wamugenzuye? Uramuzi se? Kuki atari ibandi ryaho hirya? Ni igitangaza. Umurongo waho wa 11, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Iri jambo muje muraritindaho, n'abahanuzi benshi, ntabwo ari bake, b'ibinyoma bazaduka nabo bayobye benshi. Umurongo wa 24, hati kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Ndagira ngo turazirikana amagambo tugiye gusoma mu gitabo cy'ibyaduka, turebe imikorere ya Satani igiye kuzigaragaza muri iyi minsi ya nyuma. Ndasoma isubi ya 559, ndahasomaho aya magambo. Iki gitabo kibamwe amasubi, ndasoma ya 559, aboneka ku ipaje. Aha niho mvuga ipaje, ahandi ndi buze gusoma gusa ubuhendanyi bwa Satani mu minsi y'imperuka. Ndasoma ku ipaje y'159. Ariko reka mpere ku ipaje 158 mbanze nsobemo isubi imwe ya 555. Haranditse ngo ijambo ry'Imana rivuga ko igihe ibyo bizahamanya na gahunda ye, umwanzi yifashisha abakozi be azagaragaza imbaraga ikomeye mu ishusho ya gikristo, ku buryo azayobya n'intore niba bishoboka, nk'uko twabisomye muri Matayo. Yasubiye 559, imyuka y'ibinyoma izavuguruza ibyanditswe. Abera bagomba gusobanukirwa neza ukuri kw'iki gihe,
bakaba ari nako bagomba gushyigikiza ibyanditswe, bagomba gusobanukirwa n'ikibazo cyerekeranye n'imiterere y'abapfuye, kuko imyuka mibi izongera kubabonekera yihinduranije nk'inshuti n'ababyeyi, ari nayo izabatangariza ko isabato yahinduwe ishyira imbere n'izindi nyigisho zidakomoka muri Bibiliya. Aya magambo arakomeye. Hifashishijwe ibinyoma bibiri bikomeye, ari byo kudapfa kwa roho n'ikiruhuko cyo ku cyumweru, Satani azashora rubanda mu mitego ye. Icyo kudapfa kwa roho gishyiraho imfatiro zo gusenga abazimu cyangwa imyuka y'abapfuye, nuko ikiruhuko cyo ku cyumweru cyo kigashyiraho isano y'igikundi rihuza abantu na Roma. Ariko se wowe koko umuntu arakubwira ngo avuye ikuzimu, nawe ukemera ngo ugiye gutega ubutumwa, ngo ugiye gutega amatwi ngo ubutumwa ngo buvuye bw'umuntu uvuye ikuzimu? Kuzimu byaba bisobanuye kuva kwa Satani. Cyo ni kwa Satani, kuko ikuzimu nyine ho ubwaho ntihabaho. Nta munda y'isi y'ikuzimu habaho, habayo abantu. Kuvuga ko habayo abantu ni cya kinyoma Satani yabwiye umuntu bwa mbere ngo gupfa ko ntimuzapfa, nicyo abantu biringiye. Noneho Satani ariyoboreye muri iki gihe. Urebye ukurikije, niba abantu bemera ko umuntu wese uvuga ngo nageze ikuzimu ngo mbonayo abantu ngo bababazwa, ngo nageze mu ijuru ngo mbonayo abantu bari mu munezero, uwo ni umubeshyi. Kuko ahinyuje Bibiliya ivuga ko amaso yose azareba Yesu igihe azaba agarutse. Igihe azaba agarutse, Abatesalonike, impanda y'Imana izavuga, abapfire muri Kristo bazuke. Ntabwo bariho. Yibaye bariho ntibakagombye kuzazuka. Nta nubwo byakwitwa gupfa, ahubwo byakwitwa kwimuka. Hano nabonye ngo igare riri kumujyana ngo ageze mu ijuru, ngo bamareka bari kumwakira. Wabeshye. Wabeshye pe. Abagiye mu ijuru barazwi, ni Eliya na Enoki na Mose, ariko abandi barindiriye impanda. Ndagira ngo aha mvuge ikindi. Baravuze bati ku isubi ya 567 handitsweho iri jambo: indirimbo zihinduka umutego. Satani nazo yazibanzeho. Ibintu mwatubwiye muri Indiana neretswe ko bigomba kuzabaho mbere y'irangira ry'igihe kigeragezwa. Bazirundurira mu myidagaduro y'inzaduka y'uburyo bwose, bazasakuza, bazavuza ingoma, bazacuranga kandi bazabyina. Inzira z'ubwenge zizajijwa ku buryo nta wazabasha kubyitabaza ngo yifatire imyanzuro iri mu bwenge. Indirimbo zizahinduka imitego. Bazirundura mu myidagaduro y'inzaduka y'uburyo bwose, bazasakuza, bazavuza ingoma, bazacuranga kandi bazabyina. Inzira z'ubwenge zizajijwa ku buryo nta uzabasha kubyitabaza ngo yifatire imyanzuro iri mu bwenge. 568. Uruvangitirane rw'urusaku ruhungabanya ingingo zumva kandi rugahindanya ubusobanuro bw'ibyakagombye kuba umugisha iyo biyoboranwa ubwenge. Imbaraga z'abakozi ba Satani ziteza imivurungano yo gutitira, bavuza induru ndetse n'akajagari k'urujijo, bifatwa nk'aho ari ukwigaragaza k'umurimo w'Umwuka Wera. Ibyo bintu byabayeho mu bihe byashize, bizabaho mu gihe kizaza. Satani azatuma indirimbo ziba umutego bitewe n'uburyo zizaba ziyobowe. Iki ni ikibazo gikomeye. Ntitukagire akanya na gato tugenera imyidagaduro itagira gahunda. Mu by'ukuri ijyana umutima kure y'imbaraga yimbitse y'Umwuka Wera ikorera imbere mu mutima. Umurimo w'Imana wigaragariza buri gihe mu mutuzo no kwihesha agaciro. Ariko si ukuri koko? Umutuzo no kwihesha agaciro. Burya imbere y'Imana ikorera mu mutuzo rwose. Uzasome mu ituza no mu byiringiro, nimwe muzaherwa umugisha. Ntabwo byigeze bivugwa rwose ko gusakuza, ntabwo Imana urusaku n'umuntu
urwaye umutima atashobora kubamo, kuko murumva Imana yarutegera amatwi, ntabwo byashoboka. Ibi biri mu byo Satani yazanye. Nanone ndasoma isubi ya 570, kuvuga indimi z'ibinyoma, ubwaka, gutwarwa n'igishyika, impano z'indimi z'ibinyoma n'imyiyerekano ivanze n'urusaku, babifashe nk'aho ari impano Imana yashyize mu itorero. Bamwe bayobejwe n'icyo kinyoma. Imbuto z'ibi byose ntizabaye nziza, muzabamenyera ku mbuto zabo. Ubwaka n'urusaku babibonye by'umwihariko nk'aho ari ibihamya byo kwizera. Bamwe ntibajya banyurwa n'amateraniro iyo hadatanzwemo igihe cyo kwidagadura banezerewe. Ibyo barabihirimbanira maze bagatwarwa n'igurumana. Ariko icyitegererezo cy'amateraniro nk'ayo nticyungura. Iyo umuriro wo kugurumana kw'akanya gato urangiye, bagwa agacuho kuruta uko bari bameze mbere, kuko igishyika cyo kwishimisha kwabo kitava mu isoko nziza. Uku niko kuri. Ni imbuto z'umwuka ni ibyishimo n'amahoro. Umuntu arabihorana, aryamye arabiryamana, agenda mu nzira arabigendana, ari aho bapfushije ababifite, ari aho barwaye nawe yarwaye ababifite. Yaba warumviye amategeko yanjye, uhagize amahoro ameze nk'uruzi. Iyo wubaha Imana ugira amahoro, ntabwo yashakishiriza mu mbyino, ntabwo ushakira morali mu mbyino rwose. Ntabwo ushakira morali mu mbyino, ahubwo urayihorana. Muririmbira Imana mu mitima yanyu, niko byanditswe mu gitabo cy'Abefeso. Ndagira ngo ndavuga akandi hano ku isubi yaho ya 578, ho haratubwira ibyerekeranye n'uko Satani azihindura nka Kristo. Umwanzi aritegura gushuka isi yose akoresheje ububasha bwe bwo gukora ibitangaza. Azihindura nka marayika w'umucyo, ndetse nka Yesu Kristo ubwe. Niba abantu bari gushukika mu buryo bworoshye butya, bazahagarara bati ubwo Satani azihindura nka Kristo kandi agakora ibitangaza, ninde utazatwarwa nuko kwiyoberanya ubwo azatura ko ari Kristo kandi ari Satani musa wihinduye nka Kristo, kandi akigaragaza ko akora imirimo ya Kristo? Ntabwo azigaragaza nka Kristo gusa, ahubwo azigaragaza anakora imirimo nk'iya Kristo. Ndasomera ijambo nanone ku isubi ya 583. Ku musozo w'umurimo w'ubugiraneza bwe, Satani ubwe niwe uzaba yigana Kristo. Itorero ryamaze igihe kirekire rihamya ko kugaruka kwa Kristo ari ugusohora kw'ibyiringiro byaryo. None dore umushukanyi mukuru azizeza abantu ko Kristo yagarutse. Mu migabane itandukanye y'isi, Satani azigaragariza hagati mu bantu nk'ikiremwa gifite icyubahiro kigoswe n'ubwiza burabagirana cyane, asa nk'uko bigaragazwa n'ibimenyetso by'umwana w'Imana byatanzwe na Yohana mu Byahishuwe, igice cya 13 kugeza 15. Kurabagirana kwe kuzaba kurenze icyo amaso y'abapfa azaba yarigeze kubona. Ijwi ryo kunesha rizumvikana mu kirere ngo Kristo araje, Kristo araje. Abantu bapfukamira kumuramya mu gihe nawe azamura ibiganza kandi akabaha umugisha nk'uko Kristo yawuhaye abigishwa be mu gihe yari mu isi. Avugana ijwi rituje kandi riryoheye amatwi, mu mvugo zoroheje kandi zirimo impuhwe, agaragaza ukuri kumwe na kumwe ko mu ijuru Kristo yigishije. Akiza indwara z'abantu, maze mu ishusho ye isa n'iya Kristo atangaza ko yimura ikiruhuko cy'isabato ku munsi wo ku cyumweru, kandi ategeka bose kweza umunsi yahaye umugisha. Iki noneho cyo ni igitangaza gikomeye. Satani ubwe ariko mu ishusho ya Kristo, agaragara nk'uko Yohana yamubonye mu Byahishuwe. Ese niba uri gushukwa n'uri kukubwira ibyo kurya n'ibyo kwambara n'intambara zizaba ejo bundi, kandi byarahanuwe bizwi ko zigomba kuba, ubwo uri kumva none ibiri ntubanze kugenzura ikiri kumuvugisha icyo ari cyo. Niba ari narijeye, niba ari inyungu yishakira, dore ko bamwe
bajya baka n'imikimba bariko mbivuga, amara kuguhanurira ati ndakumenyesha ko hari abakuroze atari kurasiga buji amafaranga n'ibindi. Ndagira ngo mwarabyumvise cyane, abahanuzi bahanurira ingemu, abacamanza bagacira imanza impongano. Ibyo byose birabujijwe, ntabwo byigeze byemerwa ko hari umuntu uhanura ngo abihemberwa, ahubwo abahanuzi babaga mu kaga. Abandi bo babikuyemo gukira, ahubwo imodoka bari kuzigendamo nta n'amashuri bize. Ariko bo icyo cyo nere kugitindaho, ntabwo kuyibona ari cyo kibazo, ahubwo uburyo wayibonyemo nicyo gishobora kukubana ikibazo. Imana ishimwe ubwo wayibonye, ariko uragenzure utabuzisobanura ku munsi w'urubanza. Ndasoma irindi jambo ry'ibitangaza bizakorwa mu izina rya Yesu. Isubiye 593. Abarwayi bazakirizwa imbere yacu, ibitangaza bizakorerwa mu maso yacu. Mbese aho twaba twiteguye kubw'igerageza ridutegereje, ubwo ibitangaza by'ibinyoma bya Satani bizarushaho kwigaragaza mu buryo bwuzuye. Hamwe mwabyumvise muri Matayo, bazakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo babye n'intore niba bishoboka. Hepfo 594. Abantu bakoreshwa n'imyuka mibi bazakora ibitangaza, bazateza abantu uburwayi babakoreyemo ubufindo bw'ubukonikoni, maze noneho babavaneho ubwo burozi, maze bituma abantu bibwira ko abari barwaye bakize mu buryo bw'ibitangaza. Ibyo Satani ntiyahwemye kubikora inshuro nyinshi, nubwo buzaba ari bwo bwa mbere. Ubwo ntabwo bisobanuye ngo twari duhari ngo ikirema yagikijije. No, ibyo nta busobanuro rwose. Ndagira ngo unyumve neza mugenzi wanjye. Reba niba yubaha Imana, nicyo kimenyetso cya mbere. Reba niba aguhugurira kwerekera ku Mana y'ukuri no kumvira amategeko yayo. Reba niba ibyo avuga n'ibyo akora bifite aho bihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana gusa, nicyo cyitabwaho. Naho kuvuga ngo harimo ikirema ngo cyarakize, ngo harimo wari warwaye sida ngo yarakize, ibyo ni simple, ni ibintu byoroshye cyane bitagomba kugereranwa n'ibinyoma bituri imbere. Hano baravuze ngo vuba aha hagiye kubaho ibyaduka bitangaje Satani azaba yivanzemo. Ijambo ry'Imana rivuga ryeruye ko Satani azakora ibitangaza, azatuma abantu barwara, maze abakureho imbaraga y'ubudayimoni barebwe nk'abakize. Iyo mirimo igaragara nk'iyo gukiza izabera ikigeragezo abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Ndagira ngo rero aha icyo nashakaga kuvuga kw'Imana muri iki gihe, kuvuga kw'Imana muri iki gihe. Noneho ibyo abantu bitaga kuvuga kw'Imana byose nta shingiro bifite, utabigereranije n'ibyanditswe. Ahubwo umusozo icyo abantu bagomba kwitaho ni amagambo aboneka mu gitabo cya Timoteyo, igitabo cya Timoteyo urwa 2, igice cyaho cya 3, umurongo waho iri rirahagije, abantu baje baryumva kandi baryumvire. Umurongo wa 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana bashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Aha ndagira ngo tube tuhumvise neza. Ibyanditswe byera ni rwo rufatiro, birahagije kugufasha ukazahinduka uw'Imana, ukazataha mu bwami bw'Imana. Kuko abaguhanurira amahoro ya hano ku isi ho baba bari kubeshya, kuko mu isi nta mahoro. Isi humanijwe n'abaturage bayo. Iyo tubisomye dusanga ku isi nta mahoro. Intambara nuko byanditswe muri Daniyeli. Intambara n'ibyago bizageza imperuka, niko bitegetswe. Nta muntu uzigera kuraho intambara, nta n'uzigera kuraho ibyago. Noneho Yesu arahanura ngo hazabaho inzara n'indwara z'ibyorezo. Ntacyo wakora ngo inzara uyibuze kubaho, nta n'icyo wakora ngo ibyorezo bitazatera. Ubwo ndagira ngo kwirirwa urahanurira abantu amahoro uba uri kubabeshya. Icyo abantu bazakura muri isi ni ukwitegura kuzataha mu ijuru. Kugira ngo bitegure kuzataha mu ijuru ni ukwiyegurira Yesu, barangiza akabashoboza nk'uko aricyo cyamuzanye
kumvira no gusohoza amategeko y'Imana, ibyo nawe yashoboye gusohoza. Ntumviye amategeko ya data niko avuga, ntacyo mubasha gukora mutamfite, ahubwo ni ukuguma muri Yesu. Kuguma muri Yesu rero ntabwo ari ukubanza kwerekwa, ahubwo bisaba gusa kumwizera nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Yenda tugomba kuzazirikana hari tukiga kwizera Yesu icyo bimaze, akamaro ko kumwizera nako kwizera Imana, cyangwa se akaga gakomoka kutizera. Ariko ibyanditswe byera nibyo bigomba kuturinda bwa mbere, bikatumenyesha n'imivugire y'Imana muri iki gihe, kuko twabonyemo ingingo enye. Icya mbere, kugira ngo ube uvugana n'Imana ni uko ibyo uvuga bisohora uko wabivuze, ko yabikubwiye. Icya kabiri ni uko ibyo wavuze ubivuga ariko ugamije guhesha izina ry'Imana icyubahiro, nta cyayo kigabanuka. Icya gatatu ni uko ugendana no kumvira amategeko y'Imana. Icya kane ni uko atari mu nyungu z'umuntu ku giti cye, ahubwo ari mu nyungu by'umwihariko za rusange zirebana n'abantu muri rusange. Kuko uvuga amagambo yo kubahumuriza, ayo kubungura n'ayo kubahugura. Ubwo ubahumuriza bitewe n'akaga kariho. Ntabwo uhanura intambara gusa, ahubwo mu ntambara ubereka uko bagomba kwitwaramo uko byavuzwe. Ntabwo niba hariho ibyo badasobanukiwe bakabisobanukirwa, uko niko kubahugura. Noneho ndagira ngo ibyo bintu byose uko ari bine usabwa kuba ubyujuje ngo ubone witwa umuhanuzi cyangwa se ukorana n'Imana. Ariko icyo twabonye ni uko Satani nawe yarahagurutse mu izina rya Yesu, n'abakozi be barahaguruka kugira ngo barebe ko babona umugabane barimburanwa nawe. Reka twese Imana idufashe kugira ngo twongere guha agaciro ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe nayo. Kandi koko muri Petero urwa 2:2 haravuze ngo nta muntu ugomba gusobanura ubuhanuzi uko yishakiye, kuko nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abahanuzi bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Ubwo rero birasaba ngo abantu basobanukirwe neza ko bagomba gusenga uyu munsi kugira ngo bashobore gutandukanya ukuri n'ibinyoma, kandi barebeye ku ijambo ry'Imana. Ubwo rero muzabisoma mu rwa 2 rwa Petero igice cya 21, niho havuga ngo kuko ari nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu. Twese Imana idufashe kugira ngo ijwi ry'Imana ryongorera rivuganye n'imitima yacu, iryongorera rivugiye mu ijambo ryayo, ni uburyo Imana yashyizeho. Iryongorera tugiye mu masengesho gusabana nayo, turyumvire. Imana ntabwo yaduheje ngo byanga bikunda ngo nihame ko tuzatega urusaku rwayo ngo tubone kumva, ahubwo twemere kumvira aho yagiye ivugira kuva kera. Kandi impamvu yandikije Bibiliya yari izi yuko abantu nibayisoma bazaba bumva ibyo yavuze bakabyumva neza. N'ibindi cyakoze nibiza tuzabigenzuze iyi 40 twabonye. Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu. Turagushimye Data dukunda uri mu ijuru, waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ritubere ingabo idukingira imitego y'umwanzi. Nyamara kandi Satani ararakaye muri iki gihe, akoresha imitego myinshi kugira ngo arebe uko yagira imbohe yigarurira. Turagusabye kugira ngo duhe kukwizera by'ukuri no kwizera umwana wawe, kandi uturinde kurebesha amaso y'ibigaragara, ahubwo tujye tugendana nawe mu buryo bw'umwuka. Twemere ijambo ryawe ritubere umugenga, kandi imitego y'umwanzi yateze abantu turagusabye kugira ngo bari wowe uyibatsindira, kuko nta wabyishoboza. Ubwo Satani ihinduwe nka marayika w'umucyo, uduhe kumenya Kristo muzima kugira ngo tubone gushikama. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa
bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose. Ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.